nk'uko bajya bivuga one day bishobora guhinduka ariko tunjye simbizi ariko gusa nyine tu ni ibintu mfiringa mba numva biri sawa ya kurongorwa ya ndanabikunda cyane ibintu by'amasexy. Kongeye kwasuhuza abakunzi ba Kiza Claude TV, tubashimira mwabakoze subscribe, comment, share n'ibindi. Nukuri Imana mu ijuru kibampera umugisha, murambashimira ndabakunda. Nkuko bimenyereye rero hano turi kumwe n'umutumirwa kuri kamera za Kiza Claude TV, agiye kubibwira ubundi kumeze ikiganiro. Okay, banyita Mupenzi Oliva. Mupenzi Oliva. Nose ko Oliva niryo bakwise papa na mama wawe cyangwa niryo wiyise? Okay, iryo zina niryo niyise kuko n'ubundi amazina y'ababyeyi banyise ni Mupenzi Olivier. Mupenzi Olivier. Wowe wita Mupenzi Oliva. Murambara guseka cyane, ibiste miyago birasekeje ko navuga kubona nyine umuntu w'umugabo cyangwa se umuntu w'umusore mwiza ushimishije ati Mupenzi Oliva. Oliva rero iryo zina umva ari kunejeje, umva ari gushimishije, bimeze bite? Tubwira abantu badukurikiye impamvu wise Oliva. Okay, iryo zina riranezeza byatari kuko nge ndanarifiringa. Yeah. Ese mupe kuki iryo zina wiyise ngo Oliva? Mana mwijuru mumbabarire cyane guseka ko ngenda seka kuko nakabigasika nk'akeza itubona abahungu beza nk'aba ngaba, abasore beza babera u Rwanda bavuga mbese bavuga bashishamanga ati nyitwa Oliva, ngengera agahinda. Nukuri bene data mureke dusanga urubyiruko tubaganirize, abantu bisobanukirwa bamenye abo bari bo, bamenye impamvu n'Imana yabaremye kugira ngo bigende neza dukorere umurimo w'Imana. Negiye kumusanga uyu mugabo rero amushuti wanjye wundi ngendo kubwa ndebye n'adukurikiye baza gutanga comment, ndabona uri umugabo. Okay, nari uri umugabo cyangwa uri umukobwa? Ngendo umukobwa. Uri umukobwa. Uri umukobwa. Ose turebye ku gitsina cy'aba basanga uri umukobwa. Okay, byo nego biba bikureba uri kunyigirira fo ntabwo mbishaka gusa nge ya niyumvamo ubukobwa. Mu mukobwa wabitangiye ryari, mu myaka ingahe, umaze igihe kingana iki, bimeze bite? Ya ni ibintu nisanze moto kubera agakungu. Ya nanjye nasanze uko nyine mbese basanze baze neza nka wa Oliva. Ndashaka nadukurikiye nzi ko mbere tubakurebe neza Oliva banabone barebe Oliva ubundi banavuga ati ngende bana ari umugabo kandi ari umusore ukiri mutoya bwose ushimishije. Rero namwe muradukurikiye ari umukobwa witwa Oliva, ubwo mwadusobanurira mukatubwira mukaza kwandika comment aho ngaho hasi. Yes, atubare cyane kwandika comment aho ngaho hasi mukatwandikira mukatugezaho ibitekerezo byanyu n'ingenzi. Ndabakunda kandi mukomeza gusenga cyane. Igihe tugezeho ntago gikomeye cyane, nibihe bikomeye cyane, nibihe Paulo yavuze. So rero mwandike comment, share, like n'ibindi byadufasha cyane. Ngo ngewe mwabyumvise ngo yitwa Oliva, ariko iyo murebye ngende bari umugabo, ni umugabo rwose kandi ushimishije, n'umusore ukiri mutoya. Oliva, ibi bintu maze kuba wumvise mu mukobwa cyangwa se wisise n'umukobwa bimaze imyaka ingahe? Ya ngewe imyaka ingahe maze imbere na imyaka ingahe? 21. 21. Ibi bintu maze imyaka ingahe? 2, 3, 10, 20? Ya mazemo nk'irindwi gutyo. Imyaka 7 wumva uri umukobwa. Ubwo se umva 13 yose cyangwa 10 yose umva ko ari umugabo. Nese uri ibikiryo cyaguteye kumva ko uri umukobwa. Duhinzira yawe y'urugendo kugira ngo wumve ko uri umukobwa, uko byatangiye, uko byaje kugira ngo wumve uri umukobwa kandi uri umugabo. Ubwo ni bwa mbere unabikora kugira ngo urongorwe kandi uri umugabo, uvuga uti ndibuka ko nabikoze bwa mbere gutya, byagenze gutya muri izi nzira dukurikiye. Okay, ni ibintu bitewe n'ahantu nakuriye. Ya ni ibintu naje kwisangamo kandi mbona binyuze. Ya kandi ndi na proud yabyo, sibyo? Okay, ni sinzi nyine nkuko bajya bivuga one day bishobora guhinduka ariko tunjye simbizi ariko gusa nyine ni ibintu mfiringa mba numva biri sawa. Ya kurongorwa ya ndanabikunda cyane ibintu by'amasexy.
iyo ubona uri umusore mwiza ukiri mutoya ukavuga ngo uko iyo ubona uri umusore ikiganiro rero mukagira imana nakoze ibiganiro byinshi ko nanjye nasetse natembagaye nanyihanganira njye numva akabi gaseka nk'akweza mbona umusore nk'ukiri mutoya w'urubyiruko uzakorera imana ejo hazaza akorera igihugu ejo hazaza ngo ni umukobwa ubu si umuntu azaba pasiteri azaba bishopu azaba pasiterikazi azaba simbizi mbasha kubyumva nanjye ubwo agiye kudusobanurira neza imvo n'imvano imyaka kugira ngo byamusabika ngo yihindure abe umukobwa izi mbaraga zavuye hehe byagenze gute sinzi nta muntu wigeze amatereza ni wifatiye umwanzuro numva ko ari byo bikwiriye ari nabyo binyuze numva mbese nta n'ikintu bintwaye iyo urase kuba bizo ndetse imbere na mbere abantu banze bakurebe neza munandeye ko ari Oliva koko mumbwire rwose umusore uhamye umusore mwiza gutya murushima imana akayahisemo kuzaba ngo ndi Oliva n'ukuri babyeyi n'ukuri mureke dusenge mureke tuganirize urubyiruko kuko dufite ibibazo nibwo nabivuga hari imana n'igitabare birababaje kubona umuntu witwa Mupenzi akatayishyira izina ngo ni Oliva ako yatwa mujajinga kuko nzi ko satani afite imbaraga nzi ko satani agira aguhuma amaso umuntu akisanga rwose ari umugabo akabona umukobwa ariko nzi ko hariho gusengera abantu hariho imbaraga zo kubaganiriza kubakasoringa twabaganiriza nzi ko imana izagenda igira neza mfite icyizere kuko ineza yayo narayibonye ndakwita Oliva ndakwita Mupenzi iri kunyura ngenda kwita Mupenzi ko ndabona uri umugabo rwose uhamye umugabo umeze neza n'ukuri Mupenzi ni bagabo bangahe bakorongoye bagera nko muri 13 gutyo bonyine kuva aho bazi ko umukobwa cyane bacyari hafi rero Mupenzi hasi cyane ese mupi ibintu wazabiretse kubireka sibyo ntago byanze sibyo ariko ubuzima umuntu aba arimo ndetse bikaba wigurisha ubikora mu buhe buryo mbese kuba urishimisha ubikora wishimisha ubikora wigurisha uburyo ubikora mu butinganyi ubigira umukobwa urongorwa ubikora mu bijyanye n'iki no kwishimisha ni business ni tubwire mu bakeya njye mbikora nka business uburicuruza ukagurwa bakakugura akagutwara cyane ubu se abantu bakunda kugura cyane ari abagabo n'abasore ubwo nabone umeze gute ni abagabo bubatse ingo yego bakuze cyane nukuri mureka Imana yo mwijuru nukuri Imana yo mwijuru ni kumwe dusanga igihugu isanga isi kuko mumba ntago byoroshye niba rero ugwasa n'abantu uri kuvuga ngo bacu batatu wasanga nabeshya ari benshi ukabatinye kubivuga ntago byumvikana ntago byumvikana none se ubwo Mupe uretse kwicuruza ntago wabukora kuri akandi kazi birashoboka kuko ntago ari byo wavuga ngo nkora byonyine nkora n'akandi kazi gasanzwe Mupe wize amashuri angahe nagarukiye mu 6 segonderi nose Mupe kumva baye umukobwa uri izina ngo ninde Mupenzi Oliva mubare iryo zina muranyica cyane kumva ngo ni Oliva urumva ko aziga kaminuza uri Oliva cyane giza amatsiko ubu ngubu pe ibyo bagabo ntabwo babishobora pe ngo shaka umudamu rwose wumva ari sawa wapi ubu pe neza wapi kabisa kuva havuka se cyangwa wamaze kuba umukobwa ni wese kuva aho niyakiriye wahise ubireka mbese cyane ubu nimba ari umugabo muzima uri umusore mwiza uko nakobwa bakagukurura maze urangije uhita uba Oliva uhita ubivamo umugabo muzima merute umugabo nyine ufite ngo bagabo nkuko wati Mupenzi ubu ikiri umusore niko utaba umukobwa ariko navuga wize y'abantu n'umukobwa mugenzi wawe ugize n'umukobwa yego narabikoze nese byiza cyane uburanye n'umukobwa uryama n'abahungu uranarongorwa ibiryoshye ni ibihe buriya abahungu bagenzi banjye nibyo byakuryoheye kuko ni nabyo binyinjiriza nuvuga ngo ni business nibyo bikwinjiriza none se ngo nkubwire ntutubeshye kandi numva ko ibyo ntabwo ari byo wavukanye sibyo
bamwe barabeshya ngo umuntu ngo arabivukana ngo ni iki ngo ni ihohoterwa ngo ni iki, tuvuye ko ari bizinesi cyangwa ni iki. Kuri uru rubyiruko ntiwakora akazi k'ubuyede, kuri uru rubyiruko ntabwo wakunda imirimo yindi apana kumva kuri wahita ukira vuba kugira ngo ubeho neza kandi ukagira ubuzima bwiza ejo hazaza, kuko ntacyanga byakunda niba uri umugabo ukabura bakurongora. Mumbabarire bakristo badukurikiye ko tuvukisha amagambo ni ukugira ngo mubashe kubyumva neza. Ikindi mbiseguyeho cano yanjye ntabwo kuba mu biganiro by'abatinyi cyangwa ibi n'ibi, ni ukugira ngo murebe ikibazo ukuntu kimeze, birakomeye. Nta muvuga ngo ni ukubeshya ngo ntabahari, sinzi ko umuntu yabeshya yazanga ngo abeshye kuko nta nyungu yabigiramo, ari wowe udukurikiye nanjye nta nyungu twese tukabigiramo. So rero tubagaragarize ibi bintu kuko birahari. Ese koko nibyo? Ese bibaho? Kugira ngo ababyeyi mukanguke muri abana banyu, kugira ngo mugende murebe ibyo abo bagendana nabo. Ejo ushobora kugira n'uyu nguyu tini mugenzi wiwe ugasanga yisanze muri iyo mico, nawe baramusambanya abagabo bagenzi be, yabaye umudamu kandi ari umugabo. So rero mbe maso, mumbabarire kuba ndi kunshije ibiganiro, nibyo twaganiraho, hari ubuhamya, hari ijambo ry'Imana bizaga biza, ariko nizi etaje zikeneye kugira ngo abana b'urubyiruko banze barebe, abana b'urubyiruko banze bumve mbiseguyeho. Rero mukabimenya uko tubikunze cyane cyangwa ari kikenze cyane, ni ukugira ngo mwebwe ubwanyu mudukurikiye muhumuke, mwebwe ubwanyu mudukurikiye mumenye ngo ibera kuri isi ni ibihe. Ese koko nibyo? Ese babaho? Ese bariho? Ese koko byashoboka? Nange ukabona ikiraka cyo gusenga kugira ngo ibi byose biveho bishire. Ushaka kubyumva ugira ngo ni amagambo, ushaka kubibona ugira ngo ni amagambo, ariko ibyo mbabwira nuko Satani ari gukora muri iyi minsi cyane, akora mu rubyiruko, mu bana batoya, mu bakuze, mu batoya. Ni icyo gusenga cye kugira ngo twiyegereze Imana, kugira ngo isi yacu yongere iminsi nzima. Mupenzi ati rwose ngewe tinabikoze, ati ndi business ndi kwicuruza, ntabwo tuzagira ingaruka cyangwa tuzagiramo ibibazo. Yangerageza kwirinda. Ntabwo wirinda gute? yankoresha kondomu. Nese icitse cyangwa se wasinze kuba unywa n'ibiyobyabwenge, wasinze ntashaka kubikora ugakorera aho ngaho. Wapi ndabiresista ku buryo kujya muri abakobwa ko mujya muri abandi bigize abakobwa bambara amakanzu, amajipo, iki byose we kutayambara amakanzu y'amajipo cyangwa iyo ugiye gutega nawe urabyambara? Ngiye ibyo bintu ntabwo njye mbikora, ibintu byo kwambara amakanzu wapi ntabwo biba biri ngombwa, bafite ukuntu ndeshya abagabo. Ati gute rero tubigenza uko ubikora, se bigenda bite? Tubwire se bigenza gute kugira ngo bigende abagabo bareshya gute? Muri make bo mubiderira tubwire ukuntu bigenza abantu badukurikiye barebe ukuntu uko ufite experience mu kazi, ukuntu bitangira, uko bigenza, ukuntu bareshya. Na experience mfite, icyo ni icyambere, ariko bigiye ukuntu bitwara imbere yabo. Oya ntabwo biri ngombwa. Twereke mwadukurikiye nyine bati ko kwa mugani koko nibyo urabona shuka bakurura bitwereka nyine tumwe amatsiko, nanjye mfite amatsiko yo kureba bati koko se ufite ukuntu ureba se ufite ukuntu babeka mu kanwa se cyangwa guseka se indimi se, ni ikintu bangukoresha kugira ngo ureshye abagabo nk'uko byivugiye ni irihe? Njyewe ukuntu bimeze, hari n'abagabo bavutse bumva abatipe aribo bishimira bameze nkanjye, ariko nyine gusa bitandukanye ukuntu tubikora. Ashobora kundeba ukuntu nseka face yanjye. Ese ngiye busa n'abagabo nta n'ikintu kigaragaza kuri umukobwa. Ibyo ni ibanga ry'akazi. Nta banga ry'akazi. Iyo yageze ahangaha nta banga rigihari. Nababyeyi bagiye kukubona, isi yose igiye kukubona, abari muri Amerika, abari muri Canada, bose ubu turi kuganira bisanzwe rwose. Twereke ukuntu ureshya abagabo n'ubundi ukuntu bigenza. Nshobora kumusekera nkamukora mbikukorere. Ntabwo rero nabikora nishushanya, ntabwo bishoboka. Ubasekera gute? Tubyihoreye. Ati ngiye ukuntu ureshya abagabo mbakoraho nkabasekera nkabaterekera amaso, ati ubundi abagabo bakaza, nibyo nyine akabaderira nyine, ugatura urugo rwawe uri umugabo ukaza. Urumva? Ugatura urugo rwawe uri umugabo ukaza tukaryamana, ugasiga abana, ugasiga umugore, ukagira gute.
rero mureke ni ukuri mwiseka ibintu birakomeye ibi rwose ntabwo byoroshye ikiganiro nanjye cyandeze amaze ukuntu nkita nagiye muri abakararisa nagiye muri abandi ariko none uyu nguyu rwose aje mpuhura aza ntembagaza ibi biduha kugira ngo dusengere urubyiruko imyaka 21 afite imyaka 21 ari mu ngeso y'ubutinganyi ni ibintu bigoye cyane no kubireka ko byashoboka mupenzi kumva ko akazi karahari Yesu afite akazi wavuga ubutumwa bwiza kandi wabaho neza wavuga ijambo ry'Imana wabaho neza wagenda ukamiriza abandi bantu wabaho neza rero ko umutinganyi cyo kintu cyambe cyagutunga kubunyira indaya kuko nabikoreje hazaza bazagutera sida habamo indwara nyinshi ngenda bibayemo imyaka igeze muri ingahe muri 37 ntibuka neza kusinyibyibuka byahise nabibayemo imyaka myinshi kandi umugabo ushima Imana narabiretse mfite umudamu n'abana unditwa umugabo sinzi rero ko byumva ko bidashoboka kubireka mupe tubwire ukikora bwa mbere wumvise umeze ute baya icya mbere iyo uri kubifiringa byabigera birakunda nyine bitangira wanga ariko ari igihe bigera ukumva ni sawa ukazaza unanabahishaka ahubwo wowe bitangira mbese wumva ari ibintu byoroshye yes bivuze ngo harimo umukuruzi mbese ntabwo biri bibamo bitunuka nguko urabyumva ko satani ari umugome rero ukora ikintu umwe gusa unywa itabi rimwe gusa ryonyine mu buzima bwawe bwose ukarinda usaza ukinywa itabi ukanywa inzoga ukarinda usaza unywa itabi unywa inzoga urara mu muhanda ati nabikoze rimwe gusa ariko aho ngeze ntabwo byoroshye aho kubireka birashoboka mupe kubireka birashoboka kuko byanga byakunda n'umugabo kubihamya ko nge byambayeho nabikoze wumva we nibakiya nge ntabwo nze bagona araryamanye nabo bari benshi cyane we baracyari bakeya ahubwo nakugira no kubireka mupenzi ese wumva wabireka wumva uzabikomeza wumva mbese wumva decision yawe nukorana none aka kanya wumva bemeze bite ese muri kukuri ubunga bw'uburayi wakuyemo iki ufite igikumba wicuruza ugeze kuki tubwiye ibyiza by'uburaya wakoze ubuze by'uburaya ikintu uba umaze kugeraho okay ibi bintu kwanza ndi sex worker nababwiye ko nimeshake abatumva sex workers inyamwa no kwicuruza yes okay hagize igihinduka kuko ibi bintu n'ubundi no kugira ngo mbijyemo bwari ubuzima bubi narindimo ngera hariya ndara n'ahandi none naho ndaye bikangombwa ko babinkorera najya n'ahandi nabo bikaba gutyo uraga mu basore bagenzi bawe se waraga byagendekeye gute ubuzima aho bukwerekeje ubundi ujyayo yanagendaga ku bandi basore bagenzi banjye bitumye nibaza mupenzi wawe kavukirayo ni hehe muvuka hehe ubundi kutatwibwiriza bihagije uvuka i Kigali uri umuvantara ntago ndi kubyumva neza ntago nge ndo gusobanukirwa neza banza tucire amateka yawe neza wavukiye i Kigali wavuye mu ntara ese ni uri i Kigali ni hehe niba mu ntara wari i Kigali gute ntago ndi kubyumva neza ntago ndi kumva neza okay ngende umunyakigali navukiye Nyamirambo Nyamirambo kumva Nyamirambo ari mu rugo kari iwanyu uraguza gute kandi uri iwanyu ntago wavuye mu ntara ngo wenda ahantu wagiye mu gushaka akazi barakwirukanye ugiye kurara mu basore bagenzi bawe urumva uri iwanyu ujya kurara mu basore bagenzi bawe utayi iwanyu gute ubushuti nk'abagenzi bawe gute nge ndi imfubyi uri imfubyi yego nta papa nama mugira nawe none se wumva ko upfubyi byagwatije kuba waba umutinganyi nabyo nyine ni ibibazo wipore sana wihangane ariko hari inzira nyinshi cyane umuntu yanyuramo akakora Imana ariko ntakore ibibi mupenzi ndacyakubaza none se mu rugo mu ipfubyi ntago nta mabare mugira nta zibanyu bagusigiye nta miryango yakureze ntaki byagenze gute ntago ndi nawe ndagira neza ngo mbyumve umuntu bisa nkaho badusigiye yari mukadata yaradutaye biba ngombwa ko tujya kwirwanaho mu muryango w'abantu 5 ninjye wari nabucura noneho buri wese yagiye ukwe biba ngombwa ko nanjye nyine nirwanaho nako nashidutse ninjiye muri ibi bintu mu buryo bwo guhiga amafaranga nabanje guseka ariko murambabarira hari ubwira ikintu ukumva nyine satani ntanadategera mugomba kuba maso sorry rero murumva ko satani umugome ashaka gusaba mu pfubyi bwa kagutegera kuti nujya mu buraya uzabaho
ashobora gusanga mu bukene bwawe akagutegera ati nubwo muri umukene ugiye muri iki ngiki wabaho, ariko ni ukuri mureke twegere Imana cyane, turegere kugira ngo nyine niyo mushobozi wa byose, niyo yonyine twakwiye kwiringira. Mupe ni gute ibi bintu hari abantu babijyamo gushaka ubuzima, ari abakene, hari abantu babijyamo ari abakindi, ari ubwo bupfubyi uvuze nibyo, ntabwo judginga nibyo, ariko ntabwo ari ibintu byiza. Ese ni byiza cyangwa ni bibi? Kuri njye ni byiza kuko binunze. Biragutunze ubona amaherezo bigutunze gute? Ubona amaherezo wakuyemo inzu se? Kumva ntaki bimeze biti? Ni iki kintu warakuyemo? Yego nyine nabirenze nkoramo ahanini sinzi ukuntu nabivuga, ni yare ariko nyine nkabona mbyo bikandamuka everyday. Ngubu ejo hazaza, urumva ejo hazaza urumva ari ikintu bizageraho ejo hazaza. Ujya upanga ejo hazaza ukumva nawe uzaba umugabo nk'abandi, cyangwa uzaba ninde Oliva, cyangwa uzaba Oliva, wumva ejo hazaza bizagenda bite? Uzakomeza Oliva, uzaba mupenzi, uzakushaka umudamu, uzashaka umugabo, ejo hazaza hawe nushaka kubaza nahahe? ibyo ngibyo byo ntawamenya. Niwe ndashobora guhinduka sibyo, ariko nyine mu gihe nkiri muri izi crise ari byo binunze, ari ubwo mbona amafaranga yo kwishyura inzu nkabona kubireka byangora. Umugabo agwangaye musambanye? Ni muri 20 gutyo, biterwa ariko n'ukuntu twumvikanye. Ni ukuri murambabarira, nabuze icyo mvuga cyangwa se ndumva amagambo yanshi igifaransa cyakamanye niko bavuga, ariko birababaje bantu b'Imana. Ni ukuri numva ko Satani ni umugome, ntago byoroshye ko njya mbona abantu warigiye bakubaje bakubaza kuvuga ngo niko wavutse, ngo niko umeze, abantu bavuga ngo niko bavutse. Icyo kivugaho iki se? Koko nibyo cyane kwitwazo ibintu ubundi bimeze iki? Ikintu nabivugaho, nta muntu uvuka gutyo, kuko nawe uruvuka gutyo Imana yakakugiza umukobwa nyine ukamenya ko uri umukobwa sibyo. Umuntu nyine ni ingeso umuntu yisanga, cyane cyane ko turi mu minsi ya nyuma, no muri Bibiliya biranditse, so ukuvuga ko nasoma ati mu minsi ya nyuma hazaba ibi bintu nk'ibi ngibi usanga dukora. Rero wavuga nk'aho nitwe isezerano ryasohoreyeho. Ntabwo byoroshye. Ati turi mu bihe bya nyuma, ati ni ukubeshya. Nibyo koko ni ukubeshya, nagushyigikiye aho hantu. Nibyo ni ibikangisho no gushaka kwisobanura, no gushaka kugira ngo widefande. Ariko urubyiruko badukurikiye, abantu bashaka kujya mu mico y'ubusambanyi, butinganyi, ntabwo ari byo, kuko birangiza. Harimo uburwayi, harimo kurwara za kanseri, harimo kurwara amashufurere, harimo imitezi, harimo mburugu. Ni bibi. Ikindi kintu cya mbere, mumenye Bibiliya, mumenye Imana, ijambo ry'Imana. Ese ibyanditswe bivuga iki? Bivugaho iki? Kabone niyo byakwemerwa ku isi yose, kabone niyo byahabwa itegeko bakabyemera, ariko ntabwo ari byo. Ndabihakanye, ntabwo ari byo, kuko ntabwo nta cyiza cyabyo. Muri ari umugambi mubi cyane. Ukomeje kumuteganya ejo hazaza, umva wabyara? Ntabwo byashoboka. Ntabwo wabyara. Kandi papa na mama bagusize kugira ngo uzabyare woroke. Umuntu ajya kubona ati wa mwana wa kanaka, dore wa mwuzukuru wa kanaka, ugira umuryango, ugira urugo rwiza, ugira umubyeyi, ugira umugore, ugira abana bitwa umubyeyi, ube papa. Mupe nukunda gusanga uzahinduke. Ndagusaba ngo uzahinduke, umuntu umenye Imana. Nzi ko Imana izakugira neza, nzi ko uzabona akazi keza, nzi ko uzaba umuntu ukomeye, mbese ukabona akazi, ukabona amaboko, uri umusore ukagira akazi keza, ukavuga ati kwirinda indwara zirimo. Harimo indwara zidakira, harimo indwara nyinshi cyane muri bagenzi banjye bapfuye bahari, nzi nanjye n'amaso. Ejo ushobora kuba wowe cyangwa akaba n'undi. Ushobora kujya ku mugabo ejo agutera icyuma, ushobora kujya ku mugabo ejo ugasanga uragira ubuzima bubi. Ese ariko ikintu kinini nashaka kukubazaho, sorry, abatinganyi cyangwa se uburezi bwiye cyangwa se ya bintu bafite abantu babafasha, babafitemo amafaranga bakatera inkunga, kuko byaba ari byo cyangwa n'amagambo? Ese ibyo bigo birahari, amasosiyasiyo arahari, bimeze bite? Mu bintu numva ko ayo masosiyasiyo ahari, ariko twebwe ntabwo twe inkunga itugeraho, ntabwo ayo mafaranga mbese twe tuyabona. Babazana amafaranga kubafasha, ubwo ntabagereho. Yanjye mbyumva ngo barayohereza, ariko njye ntabwo ajya ngeraho.
ariko hari bagenzi bawe uzi b'abatinganyi bandi bafashwa. twese turi muri rusange, simbizi nimba bo abageraho, ariko njye icyo nzi cyo njye ku ruhare rwanjye njye ntabwo ngeraho. Impamvu ikubajije ni uko hari abantu nzi bavuga ngo bafite organization ngo wafasha mukikura mu bukene, ngo imiryango akaba amanama, ngo kuba ngo amanama, ngo ibiki n'ibiki, najya ngo bazi babashe kubijyamo ibyo ngibyo wowe cyangwa ari ikintu biziho. Ya nta kintu mbiziho. Ikintu biziho. Ntabwo mbese wowe ntabwo izo organization we ntabwo barizwamo. Ntabwo ujyamo. Yego. Rero mureke bene data dusenge Imana kandi tugire ikintu dukora. Ntabwo uzicara hariya kuko n'abana bacu ejo hazaza, ni abana bawe, ni abana b'igihugu, ni abana b'isi muri rusange. Nkeka ko umuntu wagiye inzira izo ngizo nta ejo hazaza afite. Ntabwo wajya mu kazi umeze utyo, ntabwo wajya gukora umurimo w'Imana umeze utyo wanyweye itabi, wasinze, uri mu rumogi. Ntabwo byashoboka ibyo bintu. Rero nuruke dusenge kandi mujye inama. Mwegere abana, mwegere izo mfubyi, mwegere abasore, mwegere urubyiruko mubaganirize. Bakeneye kuganirizwa, bakeneye kuba hafi, bakeneye kugira ngo bahumurizwe imfubyi be kwisha mu bico nk'ibitandukanye. Hari abajyamo bakora ubukene, hari abajyamo kubera iki bakikoza ngo niko bavutse, hari abajyamo kubera ikigare cy'abantu. Mureke yo nukuri kw'Imana twese hamwe dufatanye dutahiriza umugozi umwe, niko mbyumva. Ndabashimiye rero nukuri twasoza iki kintu wavuga twasoza. Ya nanjye ndashishikariza abantu bakibirimo, byonyine to nta cyiza cyaho. Uvuga ngo wafashe umwanzuro nawe ugiye kuzabireka. Ya ndumva ibyo ngibyo birashoboka. Ugiye kubireka ukabaho ukafata inzira, mbese ukavuga ati nanjye ndabiretse. Of course. Abana bangana nkawe rero babirimo, babagiriye inama ko nawe ubikora, ababirimo ubu none ziboze nk'ubu ntabwo babivamo, ubu uracyabirimo kuko ntabwo urasengerwa, nturakizwa, nturabivamo, mbese ngo uvuga ati ntatera n'indi ntambwe yo gukizwa. Ariko si umuntu ubirimo ubu ngubu wamubwira iki? Yani babanze tena ntabwo nahita mubwira kuko abantu baba bafite impamvu zitandukanye, sibyo? Gusa nyine icyo namubwira cyo biriya bintu ntabwo biba ari sawa, natwe ntabwo tubikora kuko tuba tubikunze. Wowe ugira ko ngo ndabikunze, ngo niko navutse, ngo niko meze, ndabifiringa, ngo ibyo bintu bishoboka. Nta muntu ubivukana. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Nimba waravutse uri umuhungu, ubwo nyine uri umuhungu. Muri make mbese ni amahitamo y'umuntu. Ati urubyiruko nubwo nanjye mbikora ntabwo ari byiza, ntabwo ari byo. Rero mureke dufate ingamba, tureke ibi bintu wa mugani, kuko byanga byakunda nzi ko Imana yatugirira neza. Turagushimye twese uri mu ijuru, tugushimye neza yawe, uri Imana ikomeye, ugira neza. Ineza yawe narayibonye ubwo ababisha bangotaga, neza yawe narayibonye nacaga abantu bakantuka, neza yawe narayibonye ubwo nanyuraga ahantu ruvumwa, neza yawe narayibonye ubwo ahantu hose nabona naravuze kivurira, abantu hose narabaye iciro ry'imigani, nitwa indaya, nitwa umutinganya, nitwa amazina y'utwaza soni. Ariko data buri ndagushimye ko wampinduriye izina ukangira umwana wawe, nkagaruka mu rugo nari ikirara. Nyagora ku ngoma nsengeye abantu bafite ibibazo, nsengeye abatinganye muri rusange, nsengeye ababiyobyabwenge, nsengeye abasambanyi, nsengeye abiba, nsengeye abajura, nsengeye abagome, nsengeye abahemu, kugira ngo data mwiza ubiyegereze, ubahe gukizwa, ubahe imbaraga zawe, ubahe agakiza, ubahe buri muntu wese kwitekereza, agatekereza ku Mana, akagutekerezaho kuri Imana ikomeye. Dukiriza isi nyagora ku ngoma, turabona Satani akomeje kuyigabiza, Satani akomeje guturasa imyambi, ariko nyagora ku ngoma niwe wenyine wabishobora. Uri Imana, urashoboye, ugira neza, ineza yawe naribonye. Nyagora ku ngoma bana natwe, kiza bene data bari mu isaho y'ibyaha, abari mu butinganya, abari mu bibi byose ndavuze mwamurabiza, abantu imitima itandukanye imenetse, imfubyi zisanga, abapfakazi bahumurize, ubahe ubushobozi, ubahe imikorere myiza, ubahe akazi keza, be kujya mu bibi, bigaragaze nk'Imana, ubikore kuyubahisha kuri Imana, ubikore kuko ushoboye. Turagushimiye, tugushimye neza yacu, tugushimye ko nyuma yatwe mu kiganiro abakizwa bakizwe, abarwayi bakire, abantu benshi bijye bageraho bahinduka kiri mu ngeso y'ibyaha. Ababyeyi babyaye abana nk'aba ngaba, ubahe umutima wo kwihangana, ubahe umutima wo kubasanda. Bizi ntabwo byoroshye kubyara umwana w'umwaka wumva ngo ni umukobwa, ariko no urema no ushoboye. Ndashaka kugira ikintu ukora mwami Imana, twazagushima. Shaka kugaragaza amashimwe ku isi yose, nshaka ko wigaragaza nk'Imana, tuzagushima. Urakoze kubyumvise, urakoze kugiye guhindura benshi, urakoze kugiye gukiza abarwayi, ugakiza korona, ugakiza ibyorezo, ugakiza buri kintu cyose cyatuma tutagera kuri wowe Mana. Turagushimye, izina ryawe ry'icyubahiro, amen.
nizere ko tuzabona ubutaha umbwira ati nakijijwe ndi mu Mana, uvuga ibyiza by'Imana, uvuga aho yagukuye no gukomera kwayo. ntawamenya buriya tubizaza. Birashoboka. Yes, ntawamenya nyine. cyane no gutera intambwe imwe ubundi izindi ntambwe Imana irazishoboye, nta kigoranye kuri amashuri bisaba se gukizwa ko ari ubuntu, kandi tutawenda gukizwa hage kizagera ntibinabeho. Rero ubuse nk'ubu ngubu tupoze nk'ubu tuvuye hano uratega bisi cyangwa utega moto ukahita upfa, urumva wajya nyine ni ukurimbuka. Nese wifuje kuzarimbuka, reka nyuma y'ubuzima rubundi buzima, nyuma yo kubaho nonanga ejo hazabaho, uzabaho ute uri mu bibi, uzabaho ute ucana bakuvugiza induru, uzabaho umva twageze ejo. Ndabashimiye kadusoza ikiganiro nakagaruka, ndabashimira kunzi bakiza Code TV aho muherereye hose, Imana enye z'isi, abari Burayi, abari mbese ahantu hose, babyeyi badukunda byo basenga, mukoze musengera abana banyu, abana bacu, kugira ngo isi yacu ibe nziza. Kandi mwabyumvise, hajyemo kubera ubukene, hajyemo kubera ari imfubyi, ni byinshi cyane biratandukanye bigiye biro ruvangitiranye. Rero mugire umunsi mwiza, ndabakunda, ciao ciao, mukomeze mudusengere. Ariko nagiye gushyiraho nimero za telefone zawe, washaka kubiza kuhamagara mu buryo bwo kugufasha, yaba gusenga, haba mu buryo bufatika amafaranga, haba bw'akazi, numva shyiraho telefone zawe, wakuka ku mutima waba yakubonye akaguhamagara, yashaka kugufasha, yashaka kugusengera, yashaka kukureka guhaga akazi, kugira ngo nabyo birashoboka ko tuguye n'abantu benshi cyane simbizi. Shyiraho telefone zawe umuntu yakubonaho, akuza kukubona akakaba yakubona. 078 47 21 880. Uvuga ngo iyo nimero yiwe washaka kumufasha, ashaka kumusengera, kumuganiriza, urumva afite ibikomere byinshi cyane, akumukasoringa, ntabwo biba byoroshye kumufasha mu buryo bufatwa amafaranga se, bw'akazi se, n'ukuri biratandukanye ibintu, ntabwo mbasha kubyumva. Umuntu ajya mu bintu ukaba ati wa muntu yarasaze, ukaruka mucira urubanza, utazi icyayi muteye, utazi icyayi mutumye ajyamo. Mureke dukure umurimo w'Imana, dufashanya, dusengerana. Ciao ciao, mwanyihangana n'ukuri, turi mu biganiro twazageze ejo, mbano tutatandukana, kandi ndabakunda kuba muhari mudukurikira, nanjye mba mpari, mudahari sinaba mpari, mudahari mutanyumva sinaza. Ndabashimiye rero, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.